none se ngenda shaka kumenya okay wiyongoje ute reka nkoresha iyo terime wiyongoje gute waragira uti mume igitambo kimeze gutya mu nyandikiro nkunda ngondo Olivier ongera werekane no kanzu n'ukuri kw'Imana kanzu nakubwiye ko nkunda ngondo cyane ikintu cyose ntekereje gukora kuri we yego ndagikora kuko ntawe ngisha inama niyo yaba asinziriye ndabimubwira cyane nkabyatura niyo yaba asinziriye kwa kundi ushobora kubwira umuntu uti ndagukunda nubwo asinziriye ndamukunda ukabimubwira uko nyine nuko umukunda nk'iki ntacyo nta gihari kuko muri we harimo byose ibyo nshaka n'ibyo nkunda biri muri we ndamukunda cyane nta kintu yambwiye na gitoya oya yego noneho undi munsi aza kuza avuye mu kazi asanga muri salo handitsemo harimo cadre ebyiri imwe yanditseho nkunda ngondo ndagushimira mana wampaye ngondo warakoze wagize neza nta gihembo nabona nkuhemba usibye kugukunda noneho arayibona arayisoma yisubirira mu kazi nabwo reaction idasanzwe noneho papa we akabaza kuza kudusura papa we yari umwarimu ukuntu abarimu baba bafite mu bwonko hafungutse noneho abona cadre abona ibintu byanditseho noneho umusaza arangije ntiyabimbwira ariko aragira avuga ati no hano hantu rero Aneti yararengereye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri buno buzima tubamo umunsi ku munsi ni ikaze by'umwihariko ahangaha twicaye nicaye i Kanombe ntabwo noneho nicaye muri Sande Park banyakubahwa ndi kumwe n'uyu mubyeyi benshi birashoboka ko yambaye gutya mutanamumenye muri kamera uzi ko tutakumenya mu buzima ngo ikaze mu kiganiro amakuru yawe Olivier mbere uko avuga banza umuhere hasi mu mutuku we n'umweru none ibyanditseho ndaje igihe mbyisomere cyangwa byisomere hasi ndabona ngo nkunda ngondo mama Aneti karame bite byawe no ku ngofero hejuru nkunda ngondo bivuze iki bino bintu urakoze cyane Gerard ndishimye kubana nawe mugoroba wakoze kuza kugira ngo tubane Imana iguhe umugisha murakoze cyane urambajije ngo bino bintu bivuze iki ntibisanzwe ntibisanzwe nyine kuri mwebwe ariko kuri gihe nta gishya kirimo gute impamvu mvuga ngo nta gishya kirimo nigeze nguterera inkuru z'umuntu witwa Ngondo yego sinzi niba uwo muntu yenda waba umwibuka umugabo wanjye kuba rero nambaye umwenda wanditseho nkunda ngondo kuri gihe ni ibisanzwe n'uko nshobora gusuka amazi mu kirahure nkayanywa imyenda yanjye myinshi ndayifite t-shirts zanditse nkunda ngondo ndaza kugusharinga udupics tumwe na tumwe mfite ndaza kutuguhereza kuri WhatsApp none se ngenda shaka kumenya okay wiyongoje ute reka nkoresha iyo terime wiyongoje gute waragira uti mume igitambo kimeze gutya mu nyandikiro nkunda ngondo Olivier ongera werekane no kanzu n'ukuri kw'Imana ikanzu nta birenze wa mugari w'imvugo yanyu y'iki ni umwenda jewe mfata nkaho ari umwenda usanzwe kuri jewe kuko nakubwiye ko nkunda ngondo cyane ikintu cyose ntekereje gukora kuri we ndagikora kuko ntawe ngisha inama yangiriye neza anyemerera kumukunda uko mbishaka rero ndazinduka mu gitondo nkumva ndashaka kwambara nk'ikanzu yanditseho nkunda ngondo nkagenda nkagura igitambaro
nkagishyira umutayeri hanyuma nkakijyana kuri ba bantu bandika ku mipira twambara cyangwa bitandukanye nyine nkamubwira nkamwereka amagambo nkunda ngondo shushanyiriza gutya nkunda ngondo noneho ubigire byinshi ubigire nk'amabara ku buryo bigaragara ndaza kuguhereza udufoto twinshi mfite mu myenda itandukanye ariko cyane cyane n'itishati zo hejuru kwambara rero nkunda ngondo numva bindyoheye ni nk'uko najya muri shop nkamanura umwenda nkawambara kuva aha wambaye nkagenda ahantu ntabwo babintera ugenda mu muhanda tutarajya mu muhanda ndashaka kumenya wiyongoje gute kuvuga uti bagenda bikwize ikanzu yose no ku ngofero urumva ukuntu nkunda ngondo kumwambara gusa mba numva bidahagije mba numva nanamwikorera no ku mutwe yego ariko nkumva nyine nakwambara nk'umwenda uhereye ku mutwe ndetse nkagira n'inkweto zanditseho gutyo ariko nkunda ngondo gutyo kandi nkabikora gutyo umutima wanjye unezerewe kandi sinkeneye yenda yuko hari undi muntu uri buze kumbwira ngo anete ni byiza cyangwa si bibi azilongazi jewe mbikunda jewe mbishaka numva bitankoze isoni muri jewe nubwo kanaka yenda ashobora kubireba yenda akaba yabigiraho ikibazo ariko jewe mba nakoze iby'umutima wanjye wumva ushaka kandi numva nanyuzwe nkanyurwa nkambara ikanzu nkajya mu muhanda ndaguca mu ijambo cyane buriya cyane nta kibazo none se ujya gukoresha ino kanzu mu gitondo wabyutse wumva umeze ntabwo mbitekereza umunsi umwe ibintu byo kuri ngondo sinjya mbitekereza umunsi umwe ni ibintu bingarukamo igihe kinini cyane nk'ikintu nzakora umwaka utaha ni ikintu ndiho ntekereza ubu ngubu cyangondo ntabwo ari ibintu mpfa gutekereza ngo byikubita aho ngaho ni ibintu binsaba ibintu byinshi kugira ngo nk'iyi kanzu imere gutya ntabwo nabyutse mu gitondo ngo numve ndatekereje kujyana kwa tayeri gutya mba naramaze nk'umwaka urenga mbitekereza nkavuga ngo ariko nakora iki ese niba mfite imipira yanditseho nkunda ngondo gutya rimwe ndagukunda mugabo mwiza nkunda ngondo mu ibara ry'umukara nkunda ngondo mu ibara ry'umweru nkunda ngondo muri maroon so reka nkoremo n'ikanzu nkoremo n'ingofero nkunda ngondo ariko ndaryohewe umutima wanjye uguwe neza wigeze wishushanya mbere yuko ujya kwa tayeri urishushanya mu mutima mu mutwe uti nambaye nkunda ngondo hose ntabwo nishushanya ntabwo ngewe ubwanjye kwitekerezaho ntabwo bintwara umwanya munini ntekereza gusa icyo nzakora ariko ngewe ubwanjye kuko mba nzi yuko iyo kanzu kubera ko ari jye wayikoreshereje uko byagenda kose igomba kundyohera kuko n'iyanjye n'igihe wayitekerejeho ntabwo rero bingorage kwitekerezaho ahubwo ntekereza cyane ku cyo nzakora kizava muri icyo gitekerezo icyavuye muri icyo gitekerezo rero ni ikanzu ikanzu rero nkayambara hanyuma nkatekereza niko mfite kariya gakanzu kameze gutya ese ubundi mwenda nawukoramo iki ariko ese nakora nk'iki kiriho ngondo nkabitekereza gutyo hanyuma igihe kizagera ibyo natekereje nkabishyira mu bikorwa kwambara rero nkunda ngondo yewe nta gitangaza yewe mbona wari wagiye mu muhanda wambaye gutya cyane kanzu narayambaye rwose narayambara umunsi wose njya mu kazi nari nakoreye kuri isco abantu bo muri isco barabizi nkambara gutya ndagenda ngiye ku kazi abantu bakakubwira ngo iki abantu bamwe ntibabibone abandi bakabibona bari abantu duteye mu buryo butandukanye bamwe bakabireba abandi ntibabirebe abandi badashoboye kuziuminga ngo bamenye nk'amagambo ariho akaba yenda ashobora kugira ngo ni nk'akeru n'agatuku ese anti noneho wambaye gute abandi bashoboye kubyegera umwaka amaze atari ko wabonye ukuntu yambaye nuko ariko jewe mba numva nyine jewe naryohewe iyo wambaye gutya nkunda ngondo uba wumva mu mutima bimeze bite mba numva nguwe neza mba numva nezerewe cyane mba numva mbese nakoze ikintu nagombaga gukora nkumva birandyoheye nkumva mbese ngondo ni gutya uko nyine ku mutima no ku mubiri nkumva nyine ni gutya nkumva ndaryohewe nta bindi nkatekereza nkavuga nti shobora no kuzakoresha n'agakweto kanditseho ngondo nkabitekereza with time nazabona uburyo ibyo natekereje nyine nkabikora bwa mbere ngondo rero akubona wambaye umwenda
umwanditseho iyo bifasha kera mbere y'imyaka nka 10 n'ingahe ishize nka 10 n'ingahe twari dutuye mu ntara noneho nza gukoresha umupira wirabura noneho wanditseho irangi ry'umutuku hanyuma waratukuraga wanditseho ibara ry'umukara inyuguti z'umukara ni nko mu nka 2005 na 2003 gutyo sinibuka neza mutarabona urubyaro yego noneho uwo mupira nwandikaho gutyo ndawambara abandi barawubona barambwira Sareti wambaye gute nubwo nambaye gutya hanyuma Ngondo ntago ari wa muntu ushobora kugaragaza reaction yako kamwanya ariko bitabujije yuko aba yabibonye cyangwa yabyumvise arabibona akanabyumva ariko ntabwo ashobora kureactinga ako kamwanya ndawambara aza no kuwubona nta kintu yambwiye na gitoya oya yego noneho undi munsi aza kuza avuye mu kazi asanga muri saro handitsemo harimo cadre ebyiri imwe yanditseho nkunda Ngondo ndagushimira mana wampaye Ngondo warakoze wagize neza nta gihembo nabona nkuhemba usibye kugukunda noneho arayibona arayisoma yisubirira mu kazi nabwo reaction idasanzwe noneho papa waza kuza kudusura papa we yari umwarimu ukuntu abarimu baba bafite mu bwonko hafungura noneho abona cadre abona ibintu byanditseho noneho umusaza arangije ntiyabimbwira ariko arangira avuga ati no hano hantu rero Aneti yararengereye umunyarwandakazi usempa umugabo gutya bisanzwe ntabwo yabishimye ubwo ni sobukwe yego arataha ajya mu rugo ageze mu rugo abwira mama ngo aramubwira ati ariko atumbuye kwa Ngondo atareka Aneti ati nawe arakabya nuko aramubwira ati se Aneti arakabya yagize ati urumva aramubwira ati Aneti yaragiye afata kadira yishyira mu nzu arangije yandikaho ukuntu akunda Ngondo ati biriya bintu ati ntago ari byo uzamuhane urumva nyine data bukwe avuganye na mabukwe uburyo bazakira mu ihaniro kubera ko ibintu biri too much kora kukunda cyane Ngondo ukabivuga noneho mama araza mu rugo turaramukanya hanyuma nawe arebamo gutya arareba kadira arayibona arambwira ati se muko nikarame ati hanyuma bino bintu ko sobukwe yabigaye yego kayumba wambyaye yarabigaye ati yarabigaye yagaye iki se ati ukuntu wandika nawe urakabya rwose ati wandika nkunda Ngondo ibyo bintu ni ibiki kuko wumve nawe muri iyo myaka ya 2000 na kangahe ni kera ariko ngiramo akoba numva mu nda hajemo nk'agashyopyo ndavuga ntikaraba urumva ariko ndavuga ntikamureka nihangane ko mama n'ubundi nta minsi azamara hano ninshaka ndayimanura nasubirayo nzayimanike urumva noneho mpamagara Ngondo turaramukanya bisanzwe kuri telefone uraho amakuru y'iminsi ni meza umeze ute ndaho ubwo ntabwo yari ahari muri iyo minsi yari ari ku kazi ndamubwira se kadire iyo mu rugo warayibonye ati narayibonye yanditseho gute se arabisobanurira ndamubwira nti se iriya kadire wabonye ari nziza arambwira ati ni nziza none se ko bayigaye ati bande papa na mama barayigaye ati nta kibazo urumva nyine nta bintu byinshi ati nta kibazo siki nase nyimanure ati oya ati wiyimanura noneho ambwiye ngo wiyimanura ndavuga ngo ubwo nta kimutwaye noneho mama nyine turaganira turabivugana ndambwira nta kibazo mama ntacyo rwose nanjye nyine mubera nta kibazo ndamujijisha kuko nzi ko n'ubundi ntazaturaho yaje kudusura ari butaye arataha nyine ubwo ubuzima burakomeza ibyo rero warumbajije ngo arabibona cyane guhera kera nta gishya nawe kuri we nta gishya azi ko mukunda ukanabigaragaza kuko hari nk'igihe rimwe nigeze kumubwira hari ahantu turi bujye ndamubwira nshaka ko nakererewe kugera mu rugo we wageze mu rugo ati nahageze none se wabonye icyo kwambara wowe ati ndagenda nambaye nk'uko nari nambaye ndambwira rero jewe ndebera akagapira kanjye kameze gutya na gatyo kanterera ipasi kuko ni umugabo mwiza cyane
ati se gasa gute ndamubwira nturakabona ni ka grey ati se aka ngaka mbona kanditseho nkunda ngondo yego ndamubwira ngo ako ngako ubona ka grey kanditseho nkunda ngondo urumva ni ibisanzwe none se kuki atarikana amarangamutima ye yabonye ikintu nk'icyo ngicyo niko ateye byaje kurangira papa na mama barabyakiriye kuko bagiye bumva byinshi babona byinshi birabashobera birabarenga birabarenga kuko tubareke noneho ku buryo mama sinzi ngo indirimbo yigeze kumva barimo gucuranga kuri radiyo arangije ngo abwira umuhungu aramubwira ati iyi ndirimbo ndagira ngo hamagarane ati uyimundangirire ati wa wundi ujya uvuga bya bintu byo kwirirwa akunda ngondo ati noneho uyimundangirire neza azayiririmbire ngondo biramushobera nyine birabashobera arashoberwa araza akambwira ati numvise indirimbo ati iriya nawe wayiririmba kwa kundi kwawe noneho ngondo yabyumva yego ngo ndabyumva none se bwira ngondo ni special gute ni umuntu udasanzwe gute ku buryo umwiyandikaho ntago namukubwiye we ntubyibuka uzi ko namukubwiye niki se kidasanzwe none waramubwiye ariko sindi kumva none uburyo ari special nta buryo bundi buri special buri umwanditsi wa Bibiliya ni umuhanga cyane Bibiliya iravuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa ntabwo rero nkunda ngondo like nk'ikimanuka from nowhere mukunda kubera yambaniye neza kuva kera kugeza n'uyu munsi urumva niba tugiye kumara imyaka 25 tubana urumva nkaba nshobora kuba mvuga yuko ari umuntu mwiza bivuze ko ari umuntu mwiza yambaniye neza rero kandi iyo nezerewe ndabivuga nkabigaragaza nyine kubigaragaza kwanjye rero njya mubwira ngo ntago nabasha kumuhemba bingana nuko nezerwa ariko nkamubwira ngo Imana yonyine itakwibutse ku neza yanjye izakwibuke ku neza yayo ikomeye itakugiriye neza ku bwanjye cyangwa se itakugiriye neza ku bwayo izakugirire neza ku bwayo neza idasanzwe gukoreye undi muntu atari kugukorera niyihe shagera urumva undi muntu atari kunkorera ntago navuga undi muntu ntigeze mbona urumva yewe mvuga uwo nabonye we ndi kumwe nawe kugereranya undi muntu ntabonye ntari kumwe nawe naba mbese menye ikibazo mbaza cyane asenya urugo anyway ntago cyarusenya ubundi cyasenya urugo rusanzwe rutariho ruregetse urumva ariko ni umuntu mwiza ni umuntu mwiza gira umutima mwiza gira ikinyabupfura ari hambo mbese ari mu bantu beza bahari simvuga ngo niwe wenyine ariko ari mu bantu beza bahari niba umuntu ashobora kukubanira neza mu myaka yose mubanye igihe cyose wibutse ukibuka ibyiza ntago umuntu ntago abasanzwe keretse ufite umutima utanyurwa akantu wumva ujye wibuka igitondo ku kindi cyangwa igihe runaka cyo kwibuka handi ubutuje kaba atari ko ngondo ntasanzwe ushobora kuba akatubwiye cyangwa utarakatubwiye akantu ujye wibuka buri munsi ukabuti ibintu bya ngondo nibuka ni byinshi ni ibintu nshobora kuvuga niyo wankangura nicuye ni ibintu ntashobora kubura ikintu mvuga kuri ngondo ibintu bibiri vuga Imana yangiriye neza nabonye itangaje ikomeye mu buryo buhambaye ikindi cya kabiri mvuga ngondo nabonye nk'umugabo udasanzwe kuko ushobora kumbwira uti n'icyo ushobora kuvuga kuri ngondo niyo byaba bigutunguye ntabwo nshobora kubura icyo mvuga ariko mu bintu byinshi urumva twabanye neza tubana mu bigeragezo bikomeye tubana mu buryo butoroshye ariko njya nibuka nk'umunsi umwe twari tumaze igihe nyine tutari twabyara hanyuma mu bana twareraga harimo icyana gitoya mama wacu yari yaragiye kwiga turagisigarana gifite nk'imyaka hagati y'ibiri n'ibindi n'itatu noneho kiza kirarwara nijoro ngiye kumureba nsanga afite umuriro arangije arambwira ati umwana mukureyo ngiye kuryamana n'abandi bana umuzane hano turyamane ataza kugira umuriro akaba ashobora kugira ikibazo yiryamanye wenyine ntago bijya bimva mu mutwe urumva umugabo uzana umwana utari uwe akazana mukaryama nta rubyara aragira umwana akabanyarira nk'uko anyarira se na nyina hanyuma umwana akomeza kugira umuriro arambwira ati no reka tujyane umwana kwa muganga
kujyana umwana kwa muganga, ahantu twari dutuye n'ahantu ivuriro ryari riri, nta modoka twari dufite. Arambwira ati heka umwana tugende kwa muganga. Umwana ndamuheka, shyira mu mugongo, nawe afata inkoni nijoro mu gicuku, afata n'itoroshi, azifu aherekeje umugore we ufite umwana we ajyana kwa muganga. Turagenda tujya kuvuza nk'abandi babyeyi bose. Ntabwo rero utwo ntago ari utuntu tworoshye jya, birakomeye. Iyo mbyibutse rero bintera umunezero. Mbese mbwira, mwamaze imyaka 12. Oya, twamaze imyaka 10 n'amezi 7. 10 n'amezi 7 nta rubyaro. Yego. Umuntu akabasigira umwana gutyo, ku rundi ruhande ntabwo urumva ko nyine ni inshingano nk'umuvandimwe basigiye umwana, sinzi niba ari umuvandimwe cyangwa inshuti icyo ari cyo cyose. Ntabwo byabaga nk'igikomere mukunda hagati yawe na Ngomba? Ntabwo byari igikomere, twebwe kuri twebwe kubona abana turera byabaga ari umunezero, kuko twagize umugisha wo kurera abana, ntitwihugiraho, ntitwagira irungu ry'ubugumba, tugira umugisha tugira abana. Ntabwo rero byari igikomere, ahubwo igikomere cyabaye uwo mwana havuye agiye kwiga. Bivuze ngo mwaramureze ari uruhinja kuza kugeza agiye kwiga. Igikomere cyahabaye umwana agiye kwiga, mutarabona uwanyu, tutari twabona uwacu. Urumva niho habaye umubabaro ukomeye cyane 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 kuri jewe, ko urumva abana batoya burya bararyoha, abana bamaze gukura nibisanzwe, ariko abana bato bararyoha cyane. Agiye kwiga niho nababaye cyane, ndavuga ngo Mana ndakwinginze tanga abana bo guhagarara mu cyuho cy'uyu mwana, kuko numvaga ntari bushobore kubaho nta mwana mfite. Numva ni umusozi nanone uremereye kuruta uwo nari nsanzweho. Niho rero habaye igikomere kuruta ahubwo kumwakira byo byari uburyohe nta kibazo, ariko kuhava byabaye induru. Bamutwaye ntarora kugira ngo papa bamutware ajye ku ishuri, sinigeze muherekeza nta nubwo narebye aho anyuze. Ariko Imana ni nziza, Imana ni nziza, n'ibyo nabyo yarabirebye, iraturengera, itugirira neza, iradutabara. Icyo gihe rero, icyo gihe bakubwira ko bagiye kumutwara umwana, wenda bataramutwara, ho wari umeze uti? Numvaga ameze nabi, nka kwa kundi uburwayi, nararwaye, ndarwara nkajya mbyiyumvamo ko ndwaye, nkavuga ngo uyu mwana nataha umuntu azabigira gute, azifata ate? Nuko icyo yagufashaga kidasanzwe se uwo mwana ntacyo umwana muto wese urumva yagufasha iki? Ariko mu mutima gufasha kumva nyine uri umubyeyi, agufasha kumva uri mama. Uraza uvuye ku kazi ukabona umuntu muhoberana, ukabona umuntu muganira mu bwenge bw'uko bungana, ukabona umuntu gukora bize, kureba umwana niba afite amata, kureba umwana niba afite umwenda uteye ipasi, kureba umwana niba afite imyenda yo kuraramo, mbese bigukora bize nyine nk'umubyeyi. Ntabwo rero nigeze numva mfite irungu ry'uko ry'ubugumba kandi nari mfite abana. Ibyo rero mbishimira Imana cyane, kuko nta bihe nigeze mbaho nta bana mfite. Ibyo rero nabyo ntabwo ari abagabo bose babisiporta mu by'ukuri. Ntabwo babisiporta. Umwana yakwitaga ngo ikigo? Umwana yanyitaga anti. Yanyitaga anti. Nigeze umutoza se ngo nyita mama? Ntabwo nabimutoza. Ntabwo wabimutoza buri ikintu cyose. Wari wagira ngo umwana wawe ntabwo yakwita anti. Ntabwo bikunda kandi ntabwo bimwigisha. Ibintu rero nuko biba bihagaze. Ikintu kigira uko cyitwa kikagira iyo kiva niyo kijya. Ntabwo wamurenganyiriza ngo yakwise anti kandi uri anti. Kandi yaraje n'ubundi asanga ntawe kwita mami. Yenda hari abaje bagasanga witwa mami, buririra kuri mami. Ariko iyo yaje agasanga ari anti, ubwo ni anti nyine, nuko nguko ukomeza kwitwa. Ariko twabonye Imana. Imyaka 10 irashira. Urumva ni utuntu turi special bituma ukunda Ngumba. Cyane. Nta wageze ukavuga uti se mu by'ukuri uyu mugabo sindi kumubona? Urabitekereza cyane, narabitekereje, nibaza ko ndimo kumuvuna, ariko namureba nkabona umutima we ni umutima mugari ukwirwamo abandi. Ukabona n'icyo wowe utamubwiye, kuko ntago yajyaga aza mu rugo atazaniye abana ikintu nka dadi w'abantu nyine. Ntago yajyaga aza nta kintu afite. Yabaga azi ngo nibaje abana bari bumusuhuze,
bari bukenere umugati, bari bukenere snacks, bari bukenere ibintu byose. Ibyo nta wundi wabimwigishe, ni wabimwigishije. Igihe twari duhari ntabyo yazanaga, ariko bahari yaribwirizaga akabizana, kandi ntabyo namutumye. Iby'abana, akazana amayawurute, akazana utuntu twose nyine abana bakenera. Ibyo rero iyo mbyibutse ndavuga ngo Mana wangiriye neza. Imana yarakoze, igihe cyose musabira umugisha nkavuga ngo Mana ujye umuha umugisha. Ibyiza atari yabona uzabimumonesha gihari, ibyo atari yumva byiza uzabimwumvisha kiriho. Mbese wenda nk'umuntu uza gusiga umwana mu rugo rwawe, bazi ko mvuge nti warabuze urubyaro, ntabwo ubu byabanje kubera umutwaro? Wenda bishobora kuba byarababereye umutwaro, ariko kandi nta yandi mahitamo bari bafite. Ni murumuna wanjye kandi yari agiye kwiga, kandi nta mama tugira. Noneho nta kundi kuntu yari kubigira. Yari agiye muri interna, ntabwo yari yaracikishije amashuri. Agiye muri interna abura urukundo abigira nyine. Ni gihe nyine yari afite. Noneho rero babidusabye, turavuga nta kibazo rwose. Twumva ni umugisha ukomeye cyane. Kandi Imana yagiye ibihera bitugirira neza, duha umugisha. Ntahamya yuko ari uwacu gusa, ahubwo n'uw'abandi bose. Yego. Ubona murumuna wawe yabyaye nyuma y'uko ushaka? Yego. Ubonye se byabaye ibyishimo kuri wowe, cyangwa se wibaza kubera iki? Kubera iki? Okay, ntabwo nababaye cyane ko numvaga nkeneye yuko tugira abana. Ntabwo rero nababaye yuko yari ashatse umugabo noneho kubyara, ahubwo numva ni umugisha ko atabaye nk'uko meze, nawe atabanje gutinda ngo atinde nk'uko nanjye natinze. Kuko hari igihe ikintu kikubaho cyaba no ku wundi, abantu bagatangira kwitiranya ibintu, bagatangira ni famiye, ni karande, ni Imana rero hari igihe icaye amazima ikayakuraho, ukagira urubanza rumwe ariko ntugire nyinshi udashoboye kurwana. Nurese mbwira, watubwiye ko Ngondo byanze bikunze ni umuntu udasanzwe kuri wowe ugerageza ko umuntu udasanzwe kuri we? Ntabwo mbizi. Ntumbwire ko ari we wabikwibwirira, ariko nawe hari icyo ukora. Ariko kuba umuntu udasanzwe kuri we, ibyo ari byo byose nibaza ko mubera udasanzwe, kuko njyewe ndamubaza nti njyewe ndinde kuri wowe, meze gute kuri wowe? Ndagira ngo mbwire, agira amagambo makeya, agagira amagambo nk'aya ngaya makeya, ariko se meze gute kuri wowe? Arambwira ngo meze neza. Meze neza se gute? Arambwira ati rwose nta kibazo cyawe. Ndamubwira okay, basi mbwira ukuntu nshobora kwitwara. Ukuntu nshobora kwitwara bishobora gutuma bikubera byiza, bikuryohera. Ni gute nshobora kukubera umugore mwiza? Akambwira ati rwose nuko nguko kurabaye. Ko rero urumva nta kindi kintu narenza. Wowe ukora iki kugira ngo ube umugore udasanzwe? Ikintu nkora kuri we, ndamukunda, nkabimubwira, nkabimwereka, nkabwira n'abandi bantu ko mukunda, kandi nkababwira n'impamvu mukunda. Ntago mpfa gusa kubabwira ngo Ngondo ndamukunda, oya, mbabwira impamvu mukunda. Nkubwiye impamvu mukunda, nawe wakumva ariyo koko, wakumva yuko ari cyo kintu gikwiriye koko ko wamukundira. Rero nta bindi bintu bidasanzwe, sinavuga ngo ni ibindi bitangaza ndema bitariho, ariko nditwararika. Uramukunda? Ndamukunda kandi cyane. Njya musetsa nkamubwira ngo mu bintu byanejeje mu gutwara imodoka, mu bintu byanejeje kuba umushoferi, ikintu cyanejeje nuko nshobora kumutwara mu modoka. Ukamutwara? Njyewe nkamutwara. Mu bushoferi uko abantu bakunda amasekse y'imodoka n'ibiki byose, ikintu cyanejeje mu gutwara imodoka no kudrivinga Ngondo. Kumukunda bidasanzwe. Ikintu cyanejeje bigaruka kuri we, ntumbaze uko biza. Ariko ikintu cyanejeje mu gutwara imodoka nuko mutwara. Ndamutwara nkanezerwa, nkumva umutima wanjye uguwe neza. Nkamutwara nkumva nagenda nkaparika nko kuri supermarket, nkuko umuntu agurira nk'umwana bombo, nkuko amugurira chocolate, nkuko mbese
nkumva nashaka kumugurira akantu yagenda ahekenya mbese akumva yuko yatwawe na nete. Nicyo kintu cyanejeje mu gutwara imodoka. Nesane rero hari umuntu ushobora kumva uburyo ukunda umutware wawe sibyo akabona uburyo byose uburyo umuvuga byose nuko tuzi igihe washakiye ariko ashaka kuvuga ngo Anete wagira ngo yari yaragumiwe iki kintu ntabwo ushobora ntabwo kugitekereza gutya. Yego uburyo ukunda umugabo yabitekereza ariko abimenye nk'ibyo mukundira yamenye ukuri aho guhagaze uko ariko yamenye ukuri kuko njye musetsa nk'iyo mutwaye nkamubwira ni kugutwara muri Kigali bijya bimbera bigufi ntiwaretse nka kudrive nkakujyana nk'Ibugande nkakugarura nuko noneho akambwira ati se urashaka ko njye Ibugande kandi nta gahunda mfite yo kuhajya ko atari no mu kazi bidapfa no gukunda urajyana Ibugande gute ariko nyine ari mu buryo bwo kuganira ariko nkajya numva nk'ahangaha ari hagufi ahangaha ari hagufi ariko ndamukunda ariko nkashima Imana yo mu ijuru yamumpaye Imana yangiriye neza Imana izi ubwenge zikurebera kuri izi ubwenge bukomeye izi kureba itangiriro ryacu ikamenya n'iherezo ryacyo Imana rero yangiriye neza. Umuntu nguwo mubana nawe umeze gutyo mujya murakaranywa? Turarakaranye. Yes. Turarakaranye. Ndumva bitabaho giye. Ntago turi ba marayika cyane. Ntago turi ba marayika. Akarakana ukarakara. Cyane. Ariko ntago bitwara umwanya munini kubera ukuntu mukunda ngira imbabazi zihuse. Ngira imbabazi zihuse nkumva kumara umunsi cyangwa ibiri ntavugisha ngo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nigiye ushobora kurwara kurushaho. Kandi nawe ni umugabo mwiza ntabwo akunda ibyo bintu byo gukomeza arakaye. Niba mugiranye ikibazo mukivugeho kirangire. Musabane imbabazi birangire. Nta bintu byo kurakara ngo murakare umunsi urangire ariko nuko niba tunarakaye yemera ko turakara koko. Ariko niba twagize nicyo turakaraho izuba ndikarinde rirenga tukirakaranye. Nibyo nabyo bikatugarura tukavuga ngo kubera ko twubaha Imana reka nabyo tureke gutandukira tujye kure y'icyo Imana yavuze. Ibyo nabyo bikatugarura mbere yo kubona urubyaro na nyuma kubona urubyaro. Uko mwarakaranywaga nuko uyu munsi wenda bibaho gupfa kurakaranwa ntawe utabikora ntibitandukanye? Ntabwo bitandukanye cyane kuko yenda nk'ibyo dushobora kuba dupfa ubu ngubu cyangwa n'icyo gihe twapfaga ikintu kiraza gutya blacktiri kikaza gishobora gutuma mutagira ibyo mwumvikanaho. Ariko ibihe byacu byo gutinda kubona urubyaro byatubereye nka honeymoon. Twagize ibihe byiza cyane. Yego twagize ibihe byiza byo kwegerana cyane byo gukundana kurushaho kuko iyo uri mu kigeragezo ntiwirinde bishobora kugutera kuba wakora ibyaha. Ariko twagize ibihe byiza byo gukundana tukabana kenshi muri weekend nkamusura yabaga adafite umwanya buri kenshi tukabana hafi rwose ku buryo ntabwo navuga ngo igihe cyacu cyo kubura urubyaro ni igihe cyatumye dushobora kugirana imibanire mibi ahubwo byabayeho imibanire myiza cyane. Na nyuma yaho rero ntabwo nko muri iyi myaka tumaranye nta kesi nshobora kubara ngo mbare 1 2 3 4 5 ntazo ariko bitavuze yuko tutarakaranya bitavuze yuko hari ibyo tudashobora guhuzaho. Dushobora kujya ku kintu tukabona ntago turi bugihurizeho bitewe nuko imiterere ye n'iyanjye ntibihura. Kudahuza n'umuntu rero ntibivuze yuko mugomba gushwana. Ariko kubera ko twigishijwe umushumba wacu Karone yigeze kutwigisha aratubwira ati wowe nuvugana n'umugabo ikintu ukabona mutarimo kugihurizaho ubwo ngubwo ujye wemera ijwi ry'umugabo ribarabiri. Batwigisha nyine mu buryo bwo kuganduka kw'abagore n'abagabo nyine. Ubwo iyo mbonye hari ibyo tutumvikanaho ndamuharira ijwi rye rikabarabiri kuko ari umugabo. Ingaruka zizaturuka hariya nzi ko yazirengera kuruta izo ze nakwirangira. Yego. Wakubwira ibintu bitanu byatumye bituma umutima wumva uzamo ikintu cyo kuvibinga ukuntu iyo umutekereje ni nk'iki bitanu bituma ukunda Ngondo? Icyambere nkundira Ngondo Ngondo yakundane nanjye mu gihe byari bigoye mu bihe nk'ibi bitakunda.
yakundanye nanjye ndi imfubyi, arankunda, akunda n'abo tuvukana, sibyo? Yego. Aha. Muri iki gihe ntabwo ari ibintu byapfa gukunda, dufite ibintu byinshi turebaho. Ikindi cya kabiri, Ngondo mu gihe twarimo cyo gutegereza urubyaro, nta muntu wigeze witana ba mwana n'undi, habayeho kwihanganirana ku mpande zombi. Kuko ndibuka ko igihe kimwe namubwiye ariko ko ndeba igihe kigiye tari twabyara, ese nta kuntu ushobora kubyara ahandi? Akamuzanira. Yego. Arambwira ati se nawe ubu wakubwira ngo ubyara ahandi wajyayo? Ndamubwira nti oya, ntabwo ngiye najyayo, ntabwo nari numva aho umugore yagiye kubyara hanze ngo agaruka abane n'umugabo, ariko ku bagabo njya mbyumva. Yarabyanze se? Yarabyanze. Yego. Arangije arambwira ati rero uko wumva kuri we bitashoboka niko no kuri jyewe bitakunda. Yego. Okay fine, icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu, Ngondo aca bugufi. Okay, tutarajya ku cya gatatu. Yaramuka agiye hanze koko nkuko wari wabimusaba akabikora akazana umwana, ariko urukundo rugahita rusa naho rukonje kuko nyirabonye umwana, ntabwo ari kwicuza? Nari kwicuza nk'umuntu, ariko n'ibyo nabyo nabikoraga, nabivugiye kubera ukuntu mukunda. Avuga nti se uyu muntu ubu pe neza biranze, nanjye biranze, no kuri we biranze. Ndavuga nti nibura jewe nshoboye kubona umwana wa Ngondo namukunda nkuko nkunda n'abandi bana. Ariko yego, ariko tukareka kubaho nta bana dufite. Nicyo nabikoreraga nta kindi. Naho ibyo kwicuza byo nari kwicuza. Na Sara yahaye uburenganzira Abrahamu, hanyuma maze kumuhereza, amaze kubyara na Hagayi, biba induru kandi ari wamuhaye uburenganzira. Kamere muntu rero nuko giteye, ntago byari kubura. Yego. Icya gatatu, Ngondo ari hambo cyane. Yicisha bugufi ku buryo bumuryohera. Ibyo ndabimukundira cyane. Ikindi, agira ubuntu. Akagira umutima mugari, ukunda kwirwamo n'abandi bantu. Ku buryo afite ikintu icyo ataguha n'icyo adafite. Ariko icyo afite ntabwo yakikwiba. Ikindi, Ngondo ni umukristo. Ni umukristo mu buryo bwe bwa bucece, ariko uburyo bwera imbuto cyane. Ibyo ngibyo birabaye. Uyu munsi turimo turabona abagabo rimwe na rimwe cyangwa n'abagore, no kuvuga abagabo cyangwa abagore gusa, benshi bafite ikintu cyitwa gufuha gukabije, bituma hazamo no kwicana, bituma hazamo gucana inyuma, bituma hazamo ibintu bibi mu ngo, ku buryo benshi bavuga bati nta ngo nziza zikibaho. Yego. Njye ni benshi dukorana ibiganiro, usanga rimwe na rimwe usanga ibyo biganiro usanga harimo abagore benshi bataka nta mugabo mwiza ukibaho. Yego. Iyo ubonye ibintu nk'ibyo ngibyo, umvise abantu nk'abo ngabo, umva wababwira iki, Mama Annette? Shagera birakomeye kandi birabishye. Ntabwo byoroshye mu bihe turi mu bihe hari izo nduru, ariko ntabwo bivuze ngo abagabo beza ntibahari, ntabwo bivuze ngo abagore beza ntibahari. Abantu harimo imfura zigihari nzima, hari n'abagoryamye nyine, urabyumva. Ariko ibyo byose nabyo biterwa n'amahitamo abantu baba barafashe yo guhitamo. Ukavuga uti jewe nzabaho bitewe n'amahitamo yanjye nahisemo. Mu by'ukuri hari ibintu binini bihari bishobora kugusenyera urugo, ariko hari n'ibindi bintu bitoya ushobora kwirengagiza ugasenga Imana, ibyo bintu bikazarangira. Ariko turi mu bihe abantu batagishobora kwihanganira n'iyo akantu kaba gatoya. Ugasanga akantu akari ko kose karaje karagutomboye, bimeze nko kurasa umwambi kuri gazi. Ukibaza mu by'ukuri koko nibyo uyu muntu ntambaniye neza, ariko bitewe n'icyo nshaka birakwiye yuko nkambura urugo, birakwiye yuko nisigira abana. Aba bana bavuye muri jye bakava muri uyu mugabo, nta ruhare bagize kuza muri iyi si, none bagiye kuba victim. Abana bagiye kuba imfubyi bafite ababyeyi kubera akantu gato gusa twananiwe kwihanganira. Kubera ukuntu ngo umugabo
yananiwe kuba ashobora kureka inzoga niba ari rwo rugero rushobora kuba rugiye kumusenyera. Niba biri too much ukanywa bikageraho ibintu birenga, umugore akabirambirwa. None wowe ntushobora gutekereza ukavuga uti yewe ese niba mbona mbangamiye mugenzi wanjye ibi bintu kubera iki ntabireka? Kubera iki ntabireka? Niba jewe ndi umugore nkaba ikintu cyanjye ari ukugenda, ari ugutyaza akarenge kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere, nta kintu ntashobora kugira ubwo ntekereza ku rugo Imana yampaye. Hanyuma umugabo akakubwira ati rero bino bintu ntago ari byo, please gabanya ingendo. Hariho ingendo ubona zitari ngombwa nka zaze nizo muri corona. Kuki utazigabanya? Ibyo mukabivugana ukavuga utaho kugira ngo ngabanye ingendo, afazari ingende wibagije abana bawe Imana yaguhaye. Ariko nanone ubikora kenshi avuga ngo nta mpamvu kugira ngo nice ubuzima, sibyo? Ufite nanjye mfite amarangamutima ngomba kujya hanze kwihoza. Ariko gera hari amarangamutima apfuye, hari amarangamutima udashobora gusobanura igisobanuro cy'amarangamutima. Amarangamutima koko wambwira ngo ni amarangamutima ashobora gutuma jyewe ubwanjye nikunda nkibagirwa abandi. Hari ukuntu abantu baba selfish bagakabye, ukavuga uti yewe niba iki kintu mbona gishobora kundutira abana banjye, abana bashobora kuza rimwe kabiri gatatu kane gatanu bagasanga nyina adahari azifu yuko ari muri gereza. Hanyuma ngo ubwo mvuge ngo kubera ko ngo najyanye nasohokanye n'abashuti banjye ngo ubwo ngo nukwica amarangamutima. Ntago ari amarangamutima yo ngayo, ni ibintu bipfuye bipfubye. Niba amarangamutima yawe akuyobora muri ubwo buryo, icyo ukwiye ni ugusenga Imana kugira ngo iregularize ibyawe, kuko hari ukuntu bitambamye. Uburenganzira bw'umuntu ntaba bumubujije, ariko kandi ibintu byose birenze biba bibi. Too much. Ni ukuri ibintu byose birenze biba bibi. Ni byiza yuko ufite aho uhera ukagira naho ugarukira. Ibyo wita uburenganzira bwawe, ubwo burenganzira yego bukaba ubwawe, ariko nanone ukirinda yuko bushobora kugira uwo buhutaza. Niba agiye uburenganzira bwanjye bushobora guhutaza ngondo, bugahutaza abana nabyaye, ubwo burenganzira bawe bukiri uburenganzira nyabaki. Babumeze gute? Hafi ya ntabwo. Birakwiye rero yuko rimwe na rimwe umuntu yitekerezaho ukareba uburyo ubereye abandi umusozi. Niba nshobora kubaho mu buryo bwo kubera abandi ikigeragezo, kubera iki? Ari ubwo rimwe ne musanga duha agaciro iby'abagabo, ariko iby'abagore ntibihe agaciro. Umugabo yakwisohokera akajya kunywa kamwe yatinda itoke nta kibazo, sibyo? Ariko umukobwa we yabikora gutyo, umugore yabikora gutyo, bikabasakirireko. Ibyo bintu bivuga iki? Ibyaciye birenze biba bibi, kuko twebwe kwigarura biragoye. Iyo wagiye kugaruka n'ingorane. Ubwo ntabwo inkoko kazi yaraye hanze bucyabaye inkware, niko abanyarwanda bavuga. Okay, ntago ari byiza ku bagabo, ntabwo ari ishema naryo. Ntago umuntu yabibashima. Urabyumva? Ariko nanone byanabaye birakaba kuri mwebwe. Kuko twebwe bisa nabi kurutaho. Ubwo si kwikunda kw'abagabo? No. Si imyumvire kwikunda kw'abagabo. Ni imyumvire yatangiye kuva kera. Twarasanze, turayisanga. Nane kubyumva se? Urabyumva? Ntago giye ariko mbyumva. Ntago ariko mbyumva. Nemera yuko nawe ubwawe ugomba kwiha gahunda nk'umugabo nyirurugo. Cyane cyane yuko mwebwe Imana ibita imitwe. Muri abatwari. Iyo umutware yapfuye kugira ngo ibindi bintu bikire biragoye. Ntabwo bikwiye. Ariko uravuga uti omwe aho kugira ngo hapfe nyina waba bana reka tugoragoze kuri se. Mu buryo bwa Kinyarwanda, ariko mu buryo bw'ubumana ntago ari byo. Umugore nagandukira umugabo we, umugabo we nawe namukunde, ni inshingano kuko ni umutwe w'urugo. Twebwe turabafasha, iyo uri umufasha nyine uba ufite ikintu ufasha umuntu ushoboye. Iyo rero byakugendekeye bityo, buryo burimo gutakaza inshingano, uba urimo gutakaza umugambi Imana yakuremeye kubawe. Mu yandi magambo, naho umuntu agira kumva kwihangana birahagije, ukavuga utereka cyariya nanjye cyariye. Icyo gihe cyo ntabwo kiba gikwiye rimwe na rimwe. Sino kuvuga ngo kirakwiye, ahubwo kiriho. Ntigikwiye ahubwo kirakorwa. Urabyumva? Kirakorwa. Bitewe nuko turemwe, ntago imiremerwe yacu ari mwe. Ntabwo kwihangana kwacu kungana. Kwihangana kwawe n'ukwanjye ntibihura. Niyo mpamvu rero abantu batihanganira ibintu kimwe.
ikintu we washoboye kwihanganira jyewe kikananira kwihanganira. Nkavuga ngo jyewe nshobora kwihanganira umugabo waje yasinze, nkamutegereza, nkamugaburira, nkamusindagiza akajya mu cyumba kuryama. Undi akavuga ati jyewe sinshoboye kwihanganira inzoga z'umuntu muzima utarwaye mu mutwe wo kujya ndara sindagiza nkaho yarembye ari indembe yo kurwara. Simbishoboye, nasigare nanjye ngende. Noneho icyananiye abandi wowe uragishoboye. Urabyumva? Intege nkeya zawe ahandi undi azifitemo imbaraga. Nuko turemye. Nuko turemye, ingo zizabaho, izindi zizasenyuka bitewe n'imiterere yacu nuko turemwe. Ntabwo dutekereza bimwe, ntitwihangana bimwe, ariko kimwe cyo gusa Imana itugiriye neza igatanga agakiza ku bantu bayo, abandi kabahereza kwera imbuto zikwiriye bihannye by'ukuri, kuko hari igihe iyo ukijijwe hari kirazira ziba kuri wowe, hari ibyo utinya. Iyo uri umukristo hari ibyo uvuga ngo ndi umukristo, ibi ngibi ntabwo mbikora kubera ko nubaha Imana nyitinya. Noneho ukavuga ngo reka mpagarare muri uyu murongo. Iyo utari we rero, nta jambo ry'Imana wigishijwe nta riri muri wowe, n'ubundi nta kikugarura. Iyo utagize amahirwe ngo ugarurwe na wa mutima karemano waremanywe, ugenda uko wakabaye. Ariko birakwiye yuko umuntu atekereza akavuga ati ikintu ngiye gukora kiragira izihe ngaruka ku bantu mfite, kiragira izihe ngaruka ku muryango mugari mfite, niba ari umugore n'abana, niba ari abana n'umugabo, biragira izihe ngaruka. Abantu bakareka kwikunda. Si ukwiyibagirwa? Si ukwiyibagirwa uko nguko? Ni ukwiyibagirwa. Ni ukwiyibagirwa by the way. Ukazabaho ryari? Ukazabaho ryari? Ariko Imana dutabare. Imana dutabare kuko hari akajagari kenshi. Hari akajagari kenshi. Iterambere bigenda rizana ibintu byinshi. Bigatangira ari ubusirimu, urumva, ariko bikendinga up ari ibyaha. Ari ibyaha kandi mu by'ukuri ikintu kidutandukanya n'Imana kidushyira kure yacu ni ibyaha. Kuko Bibiliya itubwira neza yuko nta mahoro y'umunyabyaha. Igihe cyose ubirimo nta mahoro uba ufite. Igice akajagari ni ugukizwa kandi ugakizwa neza. Nanone bakavuga ko nta kiryoha nk'icyaha. Kubera ko ari kamere, ngera ni kamere. Kubera ko tuyoborwa na kamere, kandi kamere irarikira iby'umwuka yanga. Bya bindi bivuga ngo sigaho muri wowe. Noneho kamere irasunika ngo nibibeho. Urumva ntibikunda. Twebwe tumeze nka telefone irimo simukadi ebyiri. Reba simukadi ya Tigo n'iya MTN cyangwa Airtel and whatever. Kimwe gipeza ikindi. Iyo udafite rero za mbaraga z'Imana zishobora gupeza ngo zipeze ya kamere igusunikira mu gukora icyaha, uragikora nyine. Reka tugane ku musozo. Hari akantu nshaka kukubaza. Iyo wambaye gutyo, wambaye ikanzu, Olivier akomeza yerekane yanditseho ngondo. Nkunda ngondo mu mabara nk'igihumbi pe, mu nyuguti nyinshi cyane. Nkunda ngondo. Wagira no ku ngofero naho wambaye nkunda ngondo. Mbese ku mutima naho wambaye ngondo kera cyane. Ndabeshya? Oya ntago beshya. Wari wasohokana n'umugabo wawe ari we ngondo, wambaye gutya? Oya ntago, ikanzu ntago ndayisohokana, ariko twigeze dusohokana nambaye t-shirt yanditseho nkunda ngondo. Wasohotse wambaye imyenda yanditseho nkunda ngondo, abantu bayifashe gute? Abantu barabireba kidasanzwe wenda bagaseka. Akenshi nyine kubera ko nk'inshuti zacu tubivugana tukabisekana, bakambwira batane tuba wumva umeze gute, nise mwebwe murabona hari ikibazo mfite? Ibisanzwe se wumva biza bite, wumva umeze ute? Nkabwe nti jyewe numva meze neza cyane. None se nyine ukabona ni ibintu biteye amatsiko, byabayobeye. Ariko nkabo tuziranye cyane barabizi, nkabo tumaranye igihe barabizi. Nk'inshuti se z'umugabo wawe zabibonye for the first time ku nshuro ya mbere, zabifashe gute wabonye? Nyine baratangara, bagatangara bati se Aneti wowe bino bintu ese ubitekereza gute? Ese ni gute ujya gutekereza kugura umwenda? Ni gute se uwandikishaho? Utuntu nyine utubazo twinshi turi fane, ariko nkabasobanurira ariko nkababwira nti impamvu mbikora namwe murabizi, kuko inshuti zacu tubanye igihe kinini, mbabwira impamvu nkunda ngondo. Barabizi rero nta bintu byinshi. Yego. Jesus. Agera mbabarira.
nkunda ngondo ahantu hose ubishoboye hari n'icyapa ushyira mu mujyi wabikora bikomeye icyo uvuze bishoboka nabikora washyira icyapa mu mujyi ko nkunda memu no kutaka ku modoka nuko nzi ko bitemewe cyangwa se byemewe ariko bibaye nta kibazo cyangwa se batabisorera dore ko imisoro nayo ari yindi bibaye batabisorera no ku modoka nayita plaque imodoka yawe cyane rwose nkambikaho nkunda ngondo kandi nkumva nguwe neza nk'uko umuntu yiyuhagira kumva ashizeho imbyiro yararushye simbwira iyo musohokanye wambaye nkunda ngondo ugasohokana n'umugabo wawe abantu baramuzi ko ari we witwa ngondo ntabwo bimutera isoni we nta soni yaramenyereye yarumiwe umva yarashobewe urakabona rero ibyo nabikora ukabikora yenda no ku muntu uvuga nk'uku kwawe noneho we nta no kuvuga kuri aho ngaho yarumiwe rero yarumiwe dore ko utuma umugabo wawe yiyumirwa kumirwa ariko si ukumirwa by'akaga byiza yego ni ukumirwa byiza ni ukumirwa byiza ariko muri uko kwicecekera kwe ibintu yarumiwe ariko aremera nyine akunda ntabwo harimo ibintu by'ibikomere kuko igihe umuntu ashaka kuvuga ati mana yanjye ibintu se nkunda ngondo nta gikomere cyaba cyihishe inyuma cyagewe cyangwa cyawowe cyawe nta gikomere ngira ntabwo nakubwiye ko navutse ndi imfura iwacu navutse ndi imfura iwacu data arankunda mama arankunda barankunda barambyinira nta manka yari afite nta na nkeya ingana niyo nibaje ntayo rero ndakundwa igikomere nagize nuko nababuze ariko nta hantu na hamwe navuga ngo mfite gapu nta gapu y'urukundo ntayo rwose narakunzwe ababyeyi banjye barankunda ndabibona ndabyibuka neza urabyumva hanyuma kuba narababuze ni nk'uko abandi bose bababuze ngondo ndamukunda just ndamukunda nyine cyane ndamukunda ariko nkumva birandyoheye mbese nkumva umutima wanjye uranezerewe iyo ndi kumwe nawe mba numva nezerewe nibyo bihengira numva nkumva biranejeje iyo turi mu modoka nkamuterera inkuru nyinshi urumva kandi ubuzitera cyane aba yifitiye nka radiyo idakodeshwa idashaka amabuye idashaka ikintu icyo ari cyo cyose kandi ukumva birakuryoheye sana ntabwo nduha ukamubwira cyane agiye mujye muba muri nko mu cyumba gusa ibyo bikanga ari sitori wamuteye muterera inkuru nyinshi cyane muterera inkuru nyinshi nkazimuterera zindi akazumva ubundi agacishamo agasekaho gakeya nuko nkazongera nkazitera urumva nkazimuterera nyine ariko I love him so much so much wumva unyuzwe yego kayumba wambyaye naranyuzwe ibyo bita kunyurwa ni ukuri pe cyane mu bagore bishimye kuko bafite umugabo yewe gera mu bagore bahiriwe ndashima imana ndashima imana bitari ku munwa ndashima imana imana yangiriye neza ni ukuri yarakoze yego pe biragaragara yarakoze ni ukuri ni ukuri pe biragaragara reka tugane ku musozo mbese ubonye inkuru yawe uyu munsi mbonye inkuru yanjye Jesus Christ nkunda ngondo ndacyari gusoma nkunda ngondo uzashake n'isaha imbere wandikeho nkunda ngondo nyine cyane utwo tuntu twose mba dutekereza abana banyu ntibajya batangara ku rukundo abana ntabwo batangara kuko nibyo bavukiyemo nibyo bazi urumva yenda bazatangazwa n'ibyo babona ahandi bitari ibyo babonye iwabo ariko iby'iwabo ntabwo bibatangaza kubera ko nibyo bavukiyemo nta kindi babonye nibyo babona rero nyine nibyo babona barabireba bikabasetsa rimwe na rimwe bakareba nyine nk'utwo dukanzu bakareba rimwe ndimo kumuririmbira noneho namuririmbira bagaseka nabahereza nk'utuvideyo reba ukuntu nari ndimo kuririmba ndirimbira dadi bagaseka bagakwekwenuka nyine nuko urumva rero nta kibatangaza kuko nyine nibyo babonye nko mu rugo wenda singiye kuvuga ngo mukine iby'abana kuko numvise ari umuntu uri very serious ntabwo ujya umukinira
utuntu tw'abana ndamuririmbira yego ndamuririmbira nuko noneho nkamuririmbira nk'indirimbo za kinyarwanda izindi nkahimba nkashyiramo ngondo urumva nk'indirimbo ya kinyarwanda nkunda nkaza nko guterura nk'izina ry'umuntu ririmo rindi nkarikuramo nkashyiramo irya ngondo gutyo nyine cyane. Ane wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yawe, ariko se dusoze iyo urebye bino biganiro ukora uvuga ko umukunda ntakanigeze kukubwira ati umuvugaho just agatangara no mu itangazamakuru bazi ingondo yamugeze kumamaga ngo wawe undi ngufite ngo umugabo ngo harya yabwiye gukira nakubwiye ngo ikikare ibintu nk'ibyo ngibyo umugabo w'umwana mwiza umugabo w'umwana mwiza yego ya yabonye no mu itangazamakuru byageze mu abantu bose bazi kukunda ngondo abivugaho iki? Nta kintu abivugaho, ntago bimutangaza kubera ko n'ubundi ibyo yumva hanze warabimenyereye kuri we. Arabimenyereye kuko nta kintu gishyashya ashobora yenda kumva mu itangazamakuru cyangwa se ku masosho media atandukanye, nta kintu gishyashya yumva kuko ibyo mwebwe mwumva cyangwa mubona warabizi. Arabizi, mubwira ko mukunda kenshi niyo yaba asinziriye ndabimubwira cyane nkabyatura niyo yaba asinziriye kwa kundi ushobora kubwira umuntu uti ndagukunda nubwo asinziriye ndamukunda ukabimubwira uko nyine urumva akora byakurenze ntabwo bindenga bidasanzwe uko nyine cyangwa se akanyumva asenga kumva ndi kumusengera urumva mbese nta kintu rero gishobora kuvuga ngo ni gishyashya kuri we kuko abinziho kenshi kandi bitari byo. Nk'iyo umubonye asinziriye umuntu uko akunda abasinziriye aba ari very innocent cyane rwose, n'umuntu uri aho nta kintu ukamubona asinziriye mu cyumba wumva umeze gutumva wamubwira iki, wumva wakora iki? Iyo asinziriye wamureba gusa iyo asinziriye ndamusengera kubera ko abanasinziriye muramburaho ikiganza akamuvugaho umugisha wose Imana itanga, umugisha wose Imana itanga yifuriza abantu ikunda, nkawumuvugaho nkamusengera narangiza nkabwira Imana ngo Mana ndagushimiye yuko wampaye ngondo. Nuko umukunda nk'iki? Ntacyo, nta gihari kuko muri we harimo byose. Usibye Imana Nyiringabo ntamugereranya nayo. Imana yamumpaye yonyine, naho ibindi byose n'abandi bose ibyo nshaka n'ibyo nkunda biri muri we. Ndamukunda cyane. Uzamuhinga inka se iroroheje gera inka n'ubundi inka y'umugabo n'umugore ni nko gukura mu mufuka ugashyira mu wundi. Ntago ndakibonera izina, sindakibonera inyito, ariko njya nsenga Imana kugira ngo izamumpere ubugingo. Yego kabisa. Ibaze nimuhurirayo rero byaba sinzi hazashya wa mugani no gukomereza Karameli. Wakoze kuba natwe mu kiganiro. Imana iguhe umugisha kandi ihe umugisha urugo rwanyu bizagende neza. Mukomeze kwigisha ingo nk'uko wabivuze. Hari ibibazo byinshi njyana n'abantu benshi ibyo batubwira kumva is too much, kumva byinshi cyane ni kandi bibi bitari byiza. So rero komeza inspire benshi, komeza ubwira abagore benshi ko hari ibishoboka ko umuntu yagira umugabo mwiza, n'umugabo uri kubireba ashaka ati uko abagore beza babaho cyane rwose. Mwakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanyu. Mwakoze. Mani go umugisha.